nta kindi kintu kibavugisha, nta kindi kintu gituma barwanya ibyiza umuntu we abona ko ari byiza, kuko we yabonye ko ari byiza. Yafashe umwanya wo kureba, abona ko ari we mugabo akwiriye. Umugabo nawe afata umwanya wo kureba, abona ko ari we mugore akwiriye, abona niwe umunyuze, aravuga ngo tugomba kubana. Baca mu nzira zose zishoboka. Imana y'amahoro itugirire neza. Noneho rimwe na rimwe ugasanga umuntu aricara ngo buriya ngo nge nabirebye, ngo mbona ngo aratwite, ngo mbona agize gute. Imana y'amahoro itugirire neza. Gutwita, reka dusubize amaso inyuma turebe. Wamumenye kubera yuko yaririmbye kandi akaririmbira Imana kandi akaririmba neza. Umukundira izo ndirimbo, wumva neza neza uramukunze, wumva uramwishimiye, wumva uramunezerewe. Ariko uyu munsi ibyo byiza yakoze ntabwo ukibyibuka, kandi uyu munsi nta kibi yakoze, ibyo yakoze ni pati y'ubuzima bwiwe. Ariko kubera ko abantu ari abanyeshyari, buriya abanyarwanda bagira ishyari cyane, benshi cyane uzasanga bari mu mwuka wa gahini. Umwuka wa gahini ni umwuka w'ishyari uba mu bantu. Usanga abantu bagira ishyari, ugasanga icyiza umuntu yagezeho ntabwo bashaka kugishyigikira, ntibashaka no kukivugaho, bashaka kugica intege. Ndetse uzasanga umukozi w'Imana ufite amavuta Imana ikoresha ibitangaza, akenshi umunyarwanda we ntabyemera, ntanabyumva, azakubwira ko ajya ikuzimu. Ngo ziriya mbaraga nta handi azikura, azikura ikuzimu. Ziriya mbaraga nta handi azikura, ajya ikuzimu rwose, yagiye muri Illuminati, nta handi hantu yakura ziriya mbaraga. Ugasanga abishyizemo imbaraga, ugasanga ibyo bintu rwose abitsimbarayeho cyane. Ntabwo yiyumvisha ko umuntu yasenga Imana ikamuha amavuta, ntabwo yiyumvisha ko umuntu yasenga Imana ikamuha imbaraga. Ni ukuvuga ngo ibintu byiza umuntu agezeho akenshi ntabwo abantu babitwerera Imana, bakunze kubitwerera Satani. Buriya ugiye kureba nubwo abanyarwanda muvuga ngo murasenga mukunda Imana, ariko Imana mukunda ubanza ntabwo muyiha imbaraga ikwiriye, ntabwo muyiha imbaraga ifite. Ikimenyetso, bahora bashakisha amakosa. Ni abantu bahora bashakisha amakosa, ni abantu bahora bashakisha ikibi ku bandi, nta cyiza bajya babona. Ni ukuvuga ngo iyo wakoze ibyiza ntibakuvuga, ntibanavuga n'ibyo byiza wakoze, ahubwo bagucunga igihe wagize intege nkeya, kugira ngo babone uko bakurwanya, babone uko bakunaniza, babone uko bagushyira hasi. Imana itugirire neza. Ariko icyiza, ntabwo ukwiriye kubaho nk'umukinnyi. Muri iyi si twese turi abakinnyi, ariko hari abipanze akazi bahitamo kuba abasifuzi. Imana itugirire neza. Bahitamo kuba abasifuzi ku buryo bahora bo ubwabo bashakisha amakosa ku bandi, bashakisha ibyaha ku bandi, bashakisha. Ariko buriya umunyantege nkeya wa mbere ni umuntu uba ari umunyantege nkeya ariko ntiyimenyeho intege nkeya. Uwo muntu niwe munyantege nkeya uruta abandi. Ugasanga umuntu ni umunyantege nkeya ariko ntabwo ajya yimenyaho intege nkeya. Iyo bavuze intege nkeya, abantu ishyari ryarabokamye, usanga abantu barokamwe n'umwuka wa gahini. Uyu mwuka ubicayemo batuyemo, ndetse batanarebye neza. Uyu mwana atanarebye neza, uyu Vestine atanarebye neza, bamuroga neza neza, ugasanga baramwisha arapfuye kubera ishyari. Bitangira ari amagambo, bikarangira banabishyize mu bikorwa, sibyo? Batangira bavuga ngo ubu bukwe ntibuzaba, ngo ubu bukwe ntibizashoboka, ngo ntabwo bizagenda, ngo ntabwo bizemera, ngo ntabwo bizakomera. Bagatangira noneho kugira ngo bashyigikire ya magambo y'ubwabo bavuze, bagatangira no kuroga ubwo bukwe kugira ngo ntibuzabe. Ahubwo abasenga mu musengere, mu mube hafi. Abo ba Irene murebe neza.
Ndagusuhuje nkwifurije amahoro y'Imana, habwa umugisha n'Imana ugarutse kubana natwe. Ni Prophet Emma ugusuhuza, kwifuriza amahoro y'Imana, kwifuriza umugisha w'Imana. Reka nizere kuri amahoro, nizere ko umeze neza, nizere ko Uwiteka yakurinze. Ndizera ko wowe udukurikirana uri mu Rwanda umeze neza, udukurikirana bari mu Burundi, tugira inshuti zacu zidukunda zidukurikira. Reka mbabwire ngo nimuhabwe umugisha w'Imana. Ndavuze ngo muhabwe umugisha. Badukurikirana bari Uganda, ndababwiye ngo nimuhabwe umugisha n'Imana. Ndababwire ngo Mukama yebaziwe. Muhabwe umugisha n'Imana, ukuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri mwebwe. Hari abadukurikira bari Zambia, bari Malawi, bari Mozambique, bari Afrika y'Epfo. Mwese muhabwe umugisha. Hari abadukurikira bari mu Burayi, hari abari mu Bubiligi, hari abari Canada, hari abari muri Amerika. Mwese ndababwiye ngo nimuhabwe umugisha, by'umwihariko wowe udukurikiye ari ku manywa, reka nkubwire ngo ugire amanywa meza. Nawe udukurikiye ari nijoro, reka nkubwire ngo ugire ijoro ryiza ry'umugisha. Birashoboka ko unkurikiye uri mu buzima butakoroheye, ibintu bitameze neza, ubuzima bugoye bukakaye, ariko ndagira ngo nkubwire Imana wizeye ni Imana y'inyamaboko, ni Imana y'inyembaraga, ni Imana yo kwiringirwa kandi ni Imana yo kwizerwa. Ndagarutse rero nk'ibisanzwe, nje mu kiganiro dusanzwe mumenyereye, isaha yo kubohoka. Kenshi iyo turi muri iyi saha yo kubohoka tuganira byinshi, kandi tugiye tubona abantu benshi babohokera muri iyi saha yo kubohoka. Uyu munsi tugiye kuganira, tuvuge ibintu nka bitatu nshaka ko tuvugaho. Mbere y'uko tubivugaho, reka tubanze dusenga Imana, hanyuma ndagaruka tuganira. Ni Prophet Emma ubasuhuza. Niba utari wakora subscribe kuri iyi channel, wayikora, ukaba unteye inkunga, nawe ukaba wigiriye neza, kuko buri uko turekuye ibiganiro nawe uzajya ubibona, by'umwihariko uri no mu muryango mugari wa Prophet Emma. Mubo nsengera, nawe ndagusengera, kuko buri muntu wese wakoze subscribe kuri iyi channel ndamusengera nkamusabira umugisha, kandi nzi neza ko Imana ijya yumva gusenga kwanjye. Rero Imana y'amahoro nibagirire neza, Imana y'amahoro nibashyigikire, Imana y'amahoro nibiyereke. Rero reka dusengane Imana. Data, mu izina rya Yesu, mu mbaraga z'amaraso ya Yesu, Imana yumva gusenga, Imana ibeshaho, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera. Ndagushima ko uri Imana yahozeho, uri Imana iriho, uri Imana izahoraho. Ntabwo ujya unanirwa, ntabwo ujya utsindwa, ko wari uri kera na n'uyu munsi ni kukiri. Nkundira muri aka kanya ijambo ryawe rigira ububasha, ijambo ryawe rigira imbaraga. Ube mu ruhande rwacu, tubambire amahema, udukorere ibikomeye. Mwami, ntabaringe uvuga, bari wowe wururuka wivugire. Komeze kubana natwe wakoze, ni mu izina ryo ryera Yesu Kristo, amen. Tugiye kuganira ibintu bigera nko kuri bitatu. Kamere ku cyambere, reka twibaze ngo kubera iki Imana y'amahoro itugirire neza? Kubera iki ibitangaza Imana ikorera abantu rimwe na rimwe bitera abandi bikabatera kugira ishyari? Kuki abarokore cyangwa se abakristo bo muri iyi minsi batagishishikajwe no gusenga, ahubwo akenshi usanga bashishikajwe kunegurana, kuvugana nabi, gusebanya? Rimwe na rimwe ugasanga ibyiza mwene so yagize, abantu ntabwo banezezwa nuko mwene so cyangwa se uwo mwasenganaga yagira umugisha,
ahubwo akenshi abantu bashakisha ikintu gituma uwo mugisha bawujora, bagashakisha ikintu gituma ibyo byiza badashaka yuko bigira aho bigera, badashaka ko ibyo byiza byazaba imbarutso y'uko abakorera Imana bakiri batoya bazavuga ngo iyagiriye neza uriya nanjye izangirira neza. Imana y'amahoro itugirire neza. Twakuze mu itorero habamo ikintu cyitwa urukundo, ariko tugeze mu gihe, mu minsi ya nyuma, Matayo 24 avuga ngo icyo gihe urukundo rwa benshi ruzakonja. Kandi ni koko tugeze mu gihe urukundo rwa benshi rukonje, aho umuntu akubona w'intege nkeya gusa, aho kugira ngo agusengere, aho kugira ngo akwingingire, aho kugira ngo agusabire Imana, ahubwo agafata iya mbere kugira ngo ajye kugusenya, kugira ngo ajye kukunaniza, ntakwifurize ibyiza. Icyo gihe ngo urukundo rwa benshi ruzakonja. Ese koko urebye neza ntitwaba turimo tugana ku musozo cyangwa turimo tugana ku mugoroba w'isi? Kuko urukundo rwa benshi rwarakonje, ari mu itorero urukundo rwarakonje, ari mu bantu b'Imana urukundo rwarakonje. Urareba ugasanga mu bashumba urukundo rwarakonje, mu bakristo urukundo rwarakonje. Uyu munsi turaza kwifashisha ingero, turebe ingero zibiriho. Maze iminsi nitegereza nkareba, ubundi akenshi nkunda kwivugira Yesu wabambwe, ariko uyu munsi reka tuganire turebe ukuri kw'ibiriho. Iyo urebye ukitegereza, urareba ugasanga abantu imitima yabo irushijeho kuba mibi cyane. Usomye ijambo ry'Imana, Matayo 24, Matayo 24, katuhasome. Matayo 24, Matayo 24 haravuze ngo, ku murongo waho wa mbere haravuze ngo Yesu asohoka mu rusengero akigenda, abona abigishwa be baramusanga bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati, ntimureba ibi byose? Ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari biherereye, baramubaza bati, tubwire, ibyo bizaba ryari? N'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira ubayobya. Nuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo, bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari intangiriro yo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzagira gute? Ruzakonja. Ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ku ikaze. Tuganire kuri iki kintu. Turimo turagenda gusatira ku musozo w'isi, kuko ibyo amagambo hano avugwamo, ugiye kureba impuha z'intambara zirahari hirya no hino. Duhereye hano hirya muri Kongo hariyo intambara z'urudaca utazi ngo zizanarangira ryari.
wakomeza ukagenda turebe izo muri Ukraine, turebe izo muri Isiraheli, izo zose ni intambara. Ibyo byose ni ibintu ubona yuko bigenda bigaragaza kugaruka k'umwami Yesu, kandi bigenda bigaragaza ko Yesu ari bugufi kugaruka. Iyo tuvuze ngo Yesu ari bugufi kugaruka, biba bishatse kuvuga iki? Biba bishatse kuvuga ngo nimwirimbishe, kuko Yesu ni umukwe, natwe turi aha ngaha turi abageni. Umugeni rero iyo ategereje umukwe, icyo akora nta kindi, aririmbisha kugira ngo umukwe naza azasanga umugeni agize gute? Yaririmbishije, ameze neza. Imana itugirire neza. Umukwe naza azasanga umugeni yaririmbishije. Impuha z'intambara zirahari, intambara zirahari, inzara irahari. Duhereye n'aha ngaha iwacu mu gihugu naho inzara irahari, abantu benshi barayifite. Hari abantu bafite inzara, hari abantu barya rimwe, hari n'abati n'iryo rimwe bataribona. We niba ukibasha kurya shima Imana, ariko abandi bafite inzara. Ngo hazaduka, ngo abantu bazatangira bangane bagambanirane. Turabibona kenshi cyane, turabibona. Ujya kumva umubyeyi, ejo bundi nta nkuru y'umumama watwaye umugabo w'umukobwa we, wabyumvise? Urumva urwego bigezeho, aho umumama atakifuza ko umwana we yubaka. Twari tuzi ko urukundo ruba mu bamama, ariko umumama ntakifuza ko umwana we yubaka. Umwana asigaye yubaka, umumama akagira gute? Akabireba akavuga ngo uwo mugabo nanjye ndamushaka. Imana y'amahoro itugirire neza. Uwo mugabo nanjye ndamushaka. Imana itugirire neza. Imana y'amahoro itugirire neza. Impuha z'intambara, abantu bazahera ko bangane bagambanirane. Tugeze mu gihe umwana afata umubyeyi akagambanira umubyeyi wamubyaye. Umubyeyi wakubyaye ukamugambanira, nta kintu witayeho, utitaye ko yakugiriye ku gise. Umubyeyi ari kugambanira umwana, umwana ari kugambanira umubyeyi. Iyo niyo si turimo. Tugeze mu gihe witwa ko ari umukozi w'Imana, abantu bagambanirana, abantu bakagirirana nabi. Uyu munsi ugasanga abashumba, intambara ziri mu bashumba, ziri mu bakozi b'Imana, barimo bararwana. Intambara zibaye nyinshi kubera ko ari byo bihe turimo. Urukundo rwa benshi ruzakonja. Iyo ugiye kureba ubona urukundo rwarakonje. Urukundo, nta bantu bakigira urukundo, nta bantu bakigira. Ndabyibuka uyu mwaka ujya gusoza, Imana hari ubutumwa yampaye bwo guha abantu. Iki gihe naranabutambukije, Imana imbwira ngo uyu mwaka wa 2025 tuzabona abantu benshi, kuko Imana izabakuraho igitwikuruzo. Nimara kubatwikurura, abantu tujye twabamenya bo bari bo ba nyabo. Imana izakuraho abantu igitwikuruzo. Uzi ko abantu benshi ari abarozi. Koko maze iminsi mbona ku bukwe bw'umwana w'umukobwa, uyu nguyu witwa Vestina. Uyu mwana w'umukobwa, abantu benshi bavuze amagambo menshi, nyamara nta kintu kidasanzwe, nta kintu kidasanzwe yakoze, nta kintu kindi cyamubayeho uretse kuba yabonye umugabo gusa. Sinekereza ko yaza kuba yarabonye umugabo usanzwe, ari nk'umuhinzi w'iyo ngiyo za Musanze, iyo ngiyo yavuka, ntabwo mwari buvuga ayo magambo yose, nta nubwo twari bumenye ko byabaye. Imana y'amahoro itugirire neza. Uyu munsi kubera yuko kuba yashaka umugabo umuruta, icyo si ikibazo, icyo si ikibazo, icyo ni kimwe. Kuba yashaka umunyamahanga, icyo nacyo si ikibazo, nabwo ni uburenganzira bwiwe, arabyemerewe. Ariko uyu munsi kuko urukundo rwa benshi rwarakonje, kandi uyu munsi abarimo kumurwanya, abamwihaye ngo yakoze ibidakorwa, nabo yasenganye nabo. Ni bamwe bamubwiraga ngo turagukunda, ni bamwe bamubwiraga ngo dufashwa n'indirimbo zawe, ndetse rimwe na rimwe abari kumutera amabuye ni babandi ubona ko bamuruta, bakamakwiye kuba bamugira inama. Uyu munsi
wagakwiriye kuba umubwira ngo komera, wagakwiye kuba umubwira ngo congratulation. kubera iki? uyu munsi ntabwo ari wowe umenya, umuntu aricara akabireba akavuga ngo ntabwo ibyo bizakomera, ntabwo ibyo ngibyo bizaba. abenshi hari n'igihe bareba bakabona izo nzozi agiye kubamo bo nizo bifuzaga kuzabamo, akabona izo nzozi agiye kubamo nizo bifuzaga kuzaturamo, ariko kubera yuko abura uko abivuga, abura uko abisobanura, wakabisebya. buriya benshi nta kindi kintu kibavugisha, nta kindi kintu gituma barwanya ibyiza umuntu we abona ko ari byiza, kuko we yabonye ko ari byiza. yafashe umwanya wo kureba abona ko ari we mugabo akwiriye, umugabo nawe afata umwanya wo kureba abona ko ari we mugore akwiriye, abona niwe umunyuze, aravuga ngo tugomba kubana. baca mu nzira zose zishoboka. Imana y'amahoro itugirire neza. noneho rimwe na rimwe ugasanga umuntu aricara ngo buriya ngo njye nabirebye ngo mbona ngo aratwite, ngo mbona agize gute. Imana y'amahoro itugirire neza. gutwita ni ikintu kigaragaza mu gihe gitoya, biragaragara. ariko nanone uyu munsi kuba yatwita no kuba atatwita, ibyo ngibyo ntibikureba, niwe bireba. niba ari n'icyaha yakoze aba yacumuye kwishobora byose. ndetse rimwe na rimwe niba umuntu yakoze icyaha cyangwa se akagwa mu cyaha cyangwa akagwa mu ntege nkeya, ntabwo igisubizo ari ukumutera amabuye. reka dusubize amaso inyuma turebe. wamumenye kubera yuko yaririmbye kandi akaririmbira Imana kandi akaririmba neza, umukundira izo ndirimbo, wumva neza uramukunze, wumva uramwishimiye, wumva uramunezerewe. ariko uyu munsi ibyo byiza yakoze ntabwo ukibyibuka, kandi uyu munsi nta kibi yakoze, ibyo yakoze ni pati y'ubuzima bwiwe. ariko kubera ko abantu ari abanyeshyari, buriya abanyarwanda bagira ishyari cyane, benshi cyane uzasanga bari mu mwuka wa gahini. umwuka wa gahini ni umwuka w'ishyari uba mu bantu, usanga abantu bagira ishyari, ugasanga icyiza umuntu yagezeho ntabwo bashaka kugishyigikira, ntibashaka no kukivugaho, bashaka kugica intege. ndetse uzasanga umukozi w'Imana ufite amavuta Imana ikoresha ibitangaza, akenshi umunyarwanda we ntabyemera, ntanabyumva, azakubwira ko ajya ikuzimu, ngo ziriya mbaraga nta handi azikura, zikura ikuzimu. ziriya mbaraga nta handi azikura, ajya ikuzimu rwose, yagiye muri Illuminati, nta handi hantu yakura ziriya mbaraga. ugasanga abishyizemo imbaraga, ugasanga ibyo bintu rwose abitsimbarayeho cyane. ntabwo yiyumvisha ko umuntu yasenga Imana ikamuha amavuta, ntabwo yiyumvisha ko umuntu yasenga Imana ikamuha imbaraga. ni ukuvuga ngo ibintu byiza umuntu agezeho akenshi ntabwo abantu babitwerera Imana, bakunze kubitwerera Satani. buriya ugiye kureba nubwo abanyarwanda muvuga ngo murasenga mukunda Imana, ariko Imana mukunda ubanza ntabwo muyiha imbaraga ikwiriye, ntabwo muyiha imbaraga ifite. ikimenyetso, ese uriya mwana w'umukobwa uburyo yaririmbiye Imana, uburyo yabanye n'Imana, ntabwo yari akwiriye we kubona ibyiza? uyu mubyeyi wabyaye uriya mwana we ntabwo yari akwiriye kubona ibyiza bituruka kuri uriya mwana? rero ikikwereka ko iyi Mana abanyarwanda musenga, iyi Mana yaremye ijuru n'isi, muyica intege, muyifata nk'Imana iri aho ngaho idashoboye, kubera yuko umunyamavuta w'Imana ikoresha ibitangaza muvuga ko yuzuye abadayimoni. uw'Imana ikoresha imirimo ikomeye muvuga yuko yajya ikuzimu. akenshi iyo umuntu Imana imukoresheje ikintu wowe ukabona utagishobora, uhagurukira kukirwanya. akenshi iyo ubona umuntu yazamutse wowe kandi ukabona ukiri hasi, aho kugira ngo ugende umubaze uti mwene data ubikora gute, mwene data binyura mu zihe nzira,
wowe icyo ukora ni uguhagurukira kumurwanya, kumusubiza hasi. niyo mpamvu abarokore benshi baheze mu butayu. kubera iki? ntabwo mu mitwe yabo bizera Imana ibasha gukora ibintu binini. bizera Imana y'ibintu biri aho ngaho kandi bakayishyira mu matiku. akenshi ugasanga abarokore benshi ni abanyamatiku, abarokore benshi ni abanyamagambo, abarokore benshi ni abanyamazimwe. ugasanga iteka bahora mu kazitiro ko guhora mu matiku, bagahora mu kazitiro ko guhora mu magambo, bagahora mu kazitiro ko guhora mu gusebanya, bagahora mu kazitiro ko guhora mu kurwanyanya, bagahora mu kazitiro ko kureba iby'abandi. akenshi uzasanga umuntu ari umusambanyi ruharwa, ariko kubera ko batari bamufata, kubera ko ibyo bitari byajya ahagaragara, ubone agende yihe uwasambanye rimwe, ugenda abona aramuvuga kandi umubona ashishikaye, amuvuga ashishikaye. aho niho Yesu yahindukiye aravuga ngo mbere yo kujya gutokora ititokorwa kiri mu jisho rya mwene se, banza ukure uwo mugogo uri mu jisho ryawe. akenshi dukoze mu buryo dukunda kureba iby'abandi ariko ntiturebe ibyacu ngo bimeze gute. abantu benshi usanga bajya kureba iby'abandi ariko ntibarebe ibyabo ngo bimeze gute. Imana itugirire neza. rero usanga abantu ishyari ryarabokamye, usanga abantu barokamwe n'umwuka wa gahini, uyu mwuka ubicayemo batuyemo ndetse batanerebye neza. uyu mwana atanarebye neza, uyu Vestine atanarebye neza, bamuroga neza ugasanga baramwisha arapfuye kubera ishyari. bitangira ari amagambo bikarangira banabishyize mu bikorwa, sibyo? batangira bavuga ngo ubu bukwe ntibuzaba, ngo ubu bukwe ntibizashoboka, ngo ntabwo bizagenda, ngo ntabwo bizemera, ngo ntabwo bizakomera. bagatangira noneho kugira ngo bashyigikire ya magambo y'ubwabo bavuze, bagatangira no kuroga ubwo bukwe kugira ngo ntibuzabe. ahubwo abasenga mu musengere, mu mube hafi. abo ba Irene murebe neza ibyo bintu, mubyitegereze neza, mu bacunga. benshi baba ari abanyamashyari, abenshi baba badashaka yuko hari ikintu umuntu yageraho, kuko akenshi kikwereka umuntu ko ari umunyeshyari niyo akunda kugaragaza ibintu ko ari ibintu bitari byo, ari ibintu bitejejwe, ari ibintu bidakwiriye, ntabwo byakabaye, si uko byakagenze. umva nkubwire, umurokore nyawe si uko ateye. umurokore nyawe arasenga akavuga ngo Imana izagufashe, ihagararane nawe, urugo rwawe izarukomeza. kuki mumwaturiraho ko bitazakomera? kuki mumwaturiraho ko bitazagenda neza? kuki mumwaturiraho ko urugo rwe rutazaba amahoro? ruzaba amahoro. kuki uyu munsi wakwicara akavuga ngo agiye kubana n'abasilamu, ngo agiye kubana n'iki? ibyo ngibyo nibyo bavuze Yesu agiye kurara kwa Zakayo, aravuga ngo dore agiye gucumbika ku munyabyaha. kubera iki uwo mugabo wari umusilamu atazahinduka kubera uyu murokore ugiyeyo? kubera iki atazamuhindura akagarukira Imana, akemera akakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe kubera yuko agiyeyo gusa? ubwirwa n'iki ko Vestine uyu munsi umurimo wiwe udakomeje, agiye gukomeza ivugabutumwa, na hariya agiye akazavuga ubutumwa naho bigakunda? ariko kubera yuko ikikuba mu maraso ni ishyari, ikikuba mu maraso ni ubugome, ikikuba mu maraso ni igomwa, ikikuba mu maraso ni ukugira nabi, ikikuba mu maraso muri wowe habamo ikintu cyitwa kugira nabi, kwirirwa uvuga nabi abandi. abarokore bo muri iyi minsi bameze nk'abanyatenayi. Bibiliya ibavuga neza. reka turebe ijambo ry'Imana hano. Imana y'amahoro itugirire neza. aravuga hano mu byakozwe n'intumwa, ibice byaho 17, turasoma ku murongo wa 21. umva ukuntu havuga. haravuga ngo kuko abanyatenayi bose n'abasuhuke baho batagiraga icyo bakora keretse gushyushya inkuru no kumva ibyadutse. Imana itugirire neza. abanyatenayi ngo nta kindi kintu bagiraga bakora,
abantu babaye imburamukoro ku buryo batagira ikindi kintu bakora uretse gushyushya inkuru no kumva ibyadutse no gusebya ibyiza abandi bagezeho. Bo bakaberaho kubisebya, bo bakaberaho kubirwanya, bo bakaberaho kubivuga nabi, bo bakaberaho kubica intege, bo bakaberaho mbega babayeho nk'abantu bahora bashakisha amakosa. Ni abantu bahora bashakisha amakosa, ni abantu bahora bashakisha ikibi ku bandi, nta cyiza bajya babona. Ni ukuvuga ngo iyo wakoze ibyiza ntibakuvuga, ntibanavuga n'ibyo byiza wakoze, ahubwo bagucunga igihe wagize intege nkeya kugira ngo babone uko bakurwanya, babone uko bakunaniza, babone uko bagushyira hasi. Imana itugirire neza. Ariko icyiza, ntabwo ukwiriye kubaho nk'umukinnyi. Muri iyi si twese turi abakinnyi, ariko hari abipanze akazi bahitamo kuba abasifuzi. Imana itugirire neza. Bahitamo kuba abasifuzi ku buryo bahora bo ubwabo bashakisha amakosa ku bandi, bashakisha ibyaha ku bandi, bashakisha. Ariko buriya umunyantege nkeya wa mbere ni umuntu uba ari umunyantege nkeya ariko ntiyimenyeho intege nkeya. Uwo muntu niwe munyantege nkeya uruta abandi. Ugasanga umuntu ni umunyantege nkeya ariko ntabwo ajya yimenyaho intege nkeya. Iyo bavuze intege nkeya ahita avuga ngo si nk'abo bose, ngo nk'abariya, ngo nibyo mba mbabwira. Iyo bavuze abantu b'intege nkeya ahita atunga urutoki abandi, abereyeho gutunga intoki abandi, abereyeho kuvuga abandi, abereyeho kurwanya abandi, abereyeho gushyira hasi abandi. Ni ukuvuga ngo intege nkeya kuri we abaho arwanya abandi, abaho ashyira hasi abandi. Ni ubwo buryo abayemo. Akenshi uzasanga niyo bavuze abanyabyaha waravuga ngo reka ngo njye ntabwo ndimo, nimurebe bariya rwose buriya nibo banyabyaha. Iteka usanga iyo bavuze ku cyerekeranye intege nkeya azitwerera abandi. Munyantege nkeya iyo bavuze ko ari intege nkeya azitwerera abandi. Iyo bavuze abanyabyaha bitwerera abandi. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko buriya bibaye byiza, buri muntu wese yakwisuzuma aho ubona mwene so ko ari umunyantege nkeya ukamusengera kugira ngo ahaguruke. Imana imuhagurutse agahaguruka. Mwene so niba ari umunyantege nkeya musengera Imana, mwingingira Imana, hagararana nawe mu bihe bigoye, mu bihe biruhije, uhagararane nawe umusengere. Mu bihe bya kera umurimo w'Imana ukimeze neza hakiri ububyutse, ntabwo hajyaga habaho abantu basebya abandi. Oya, twajyaga tubona abantu biyiriza, ugasanga umuntu ariyirije ku bwa mwene se, ugasanga hari umuntu urwaye, ugasanga korari yose ifashe icyemezo iramwiyiririje. Ariko uzasanga umuntu arwara yarari muri korari, yari umuririmbyi muri korari, yasengaga muri korari, ndetse rimwe na rimwe abantu ntibamenye ko yarwaye, abantu ntibamenye uko byagenze. Tekerezaho umuntu asigaye aba muri korari akarwara, akajya mu bitaro, korari itari yamenya ko yarwaye, akajya mu bitaro itari yamenya ko yagiye mu bitaro, akageza ubwe agapfa, korari itari yagira gute, itari yabimenye. Uretse na korari, umuntu aba mu itorero, wamara kuba mu itorero mu murimo w'Imana, ukaba mu murimo w'Imana mu rusengero ukarwara, mwarimu ntabimenye, pasiteri ntabimenye, abadiyakoni ntibabimenye, umuntu akazageza iyo apfa. Noneho ukazajya kumva byigeze bibaho umunsi umwe mu rusengero ahantu umuntu ararwara, arapfa, baranamushyingura. Igihe kiza kugera, pasiteri ahagarara imbere ku ruhimbi aravuga ngo runaka kubera yuko atakiboneka yagiye atavuze impamvu, twebwe nk'itorero dufashe icyemezo turamutenze. Ababizi ko yapfuye baragenda bongorera pasiteri baturi murakora ibara. Uwo muntu urimo uvuga ngo muramutenze hashize ibyumweru 2 apfuye. Imana itugirire neza. Hashize ibyumweru 2 apfuye.
nuko ngo turi mu gihe itorero iyo umuntu arimo atangamo icya-10 abantu barabimenya, yaba atanagitanze bakabimenya ko atagitanze, ariko umuntu yarwara ntibamenye ko yarwaye, umuntu yagira ibibazo ntibamenye ko yagize ibibazo. Iyo niyo si turimo, iyo niyo si dutuyemo, aho abantu umwuka wa gahini wabokamye. Ni aba bantu babaye babi, abantu babaye abandi bandi. Uyu mwuka ubatuyemo, uyu mwuka ubagendamo, uyu mwuka ubakoreramo, uyu mwuka wicayemo, ni umwuka wa gahini. Mwuka uba muri bo, mwuka ugendera muri bo. Aba bantu ni abantu utamenya uko bateye, ntiwamenya ukuntu aba bantu bakoze. Kubera iki? Umwuka wa gahini barimo, umwuka wa gahini bicayemo, umwuka wa gahini bagendamo. Imana itugirire neza. Abantu barakora muri iyi minsi barasenga ariko ni abarozi, barasenga ariko ni abagambanyi, barasenga ariko ni abanyamashyari, barasenga ariko ni abanyamoko, barasenga ariko barironda. Kubera iki? Turi mu bihe bya nyuma. Urukundo rwa benshi ruzakonja, urukundo rwa benshi ruzakonja. Abantu bazagambanirana, abantu bazicana, abantu bazarogana, abantu bazabesherana. Umuntu azabona uri kurya yifuze kugufata kunda. Urukundo rwa benshi ruzakonja. Rero turi mu bihe bigoye, turi mu bihe biruhije, turi mu bihe by'ubuhenebere, turi mu bihe abantu bagakwiriye gushakashaka iby'umwami ashima, abantu bagashakashaka iby'umwami ashima, abantu bakongera bakisubiramo, abantu bakongera bakitekerezaho, abantu bakongera bagahinduka, bakaba bashya, bakaba ibyaremwe bishya. Abantu ukongera, urakwiriye kongera ukareba kavuga ngo ese ndacyari wa wundi ndinde muri Kristo Yesu? Ese koko ibyo mvuga ndabivugishwa n'ishyaka ry'umurimo w'Imana, cyangwa nimo ndabivugishwa n'ishyari, ndabivugishwa n'urwango ruri mu mutima wanjye? Hari abantu bavuga ibintu atari ishyaka ry'umurimo w'Imana, ndetse atari n'ishyaka ry'uko bakunze abantu, ariko ugasanga arabivuga abivugishwa n'urwango ruri mu mutima we, urwango rumutuyemo, urwango rumubamo, ishyari rimubamo. Bereko niko wahisemo kuba. Imana itugirire neza. Niko wahisemo kuba, niko wahisemo kumera, niko wahisemo kugenda. Uba wifuza kubaho wenyine, ariko nyamara iyi si ntiwayibamo wenyine, iyi si ntiwayituramo wenyine. Oya, ushaka kuzimya buje ya mwene so, ariko kuba wazimya buje ya mwene so ntabwo ari byo byatuma iyawe yaka. Kuba uyu munsi wakwica mwene so, ntabwo ibirayi yaryaga uri buze kubirya, naho yararaga nturi buharare. Abana be ntibari buze kwitwa abana bawe, umugabo we ntari buze kuba uwawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Umugore we ntari buze kuba uwawe, ahubwo icyo ukeneye ishimira ibyiza bya mwene so. Niyo mpamvu abantu batagitera imbere. Kubera iki? Ubundi abantu batera imbere kuko bazamurana. Muri ubu buzima ukeneye umuntu ukuzamura, ariko impamvu utabona umuntu ukuzamura nuko nawe ntawe wazamuye. Nawe ntawe wazamuye, warwanyije abari bari hasi yawe, cyangwa se we wari uri hasi warwanyije abari hejuru yawe. Uwo muntu uri hejuru yawe warwanyije niwe wagombaga kukuzamura, ariko waramurwanyije. Rero turi mu gihe abantu barwana intambara batazashobora, turi mu gihe abantu barwana intambara batazatsinda. Intambara urimo urwana urayirwanisha umubiri, ariko uyu munsi cyo ubona kidakwiriye kuri mwene so, ntabwo kumuvuga, kumusebya,
kumuvugaho bibi ntabwo ari cyo gikwiriye. Akeneye amasengesho yawe, akeneye inkunga yawe, akeneye kuhagararana nawe, akeneye kumubera inshuti. Ureka kumuvugaho amagambo mabi, ureka kumuvugaho amagambo apfuye. Imana itugirire neza. Rero ndimo ngana ku musozo, nababwira ngo nimushake iby'Umwami ashima, kandi buri wese aharanire kwezwa. Umugeni yirimbishe nk'utegereje umukwe. Umwami ageze ku irembo arimo araza. Rero nimwirimbishe, mureke kumera nk'abanyatenayi. Abanyatenayi ngo nta kandi kazi bagiraga uretse kubaho bashyushya inkuru, uretse kubaho ari abanyamagambo, ngo no kumenya aho inkuru zadutse. Rero muri iyi minsi hari ibintu abantu baba barimo, ukagira ngo uri gutwika. Abantu benshi baba barimo batwika, ukagenda utwika, bizarangira utwitse nawe uhiremo. Ariko reka kumera nk'abanyatenayi ngo babagaho akazi kabo ari ugushyushya inkuru. Nawe akazi kawe ni ugushyushya inkuru. Buriya amafaranga urayashaka ukayabona kubera ko wasebeje mwene so, ukabona amafaranga kubera ko wavuze nabi umuntu. Ariko ayo mafaranga urimo ushaka urayashaka, ariko umwe we yararirimbye aravuga ngo ni akamanyu k'umutsima, kakuryohera uyu munsi ejo kazakuniga. Ubwo ubona uguwe neza, ejo ngo ni akamanyu k'umutsima, kakuryohera uyu munsi ejo kaza kuniga. Ubwo ubona uguwe neza, ejo bizahinduka. Imana amahoro itugire neza. Uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa. Yashaka uyarundarunde, uyarunde cyane, numara kuva mu mwuka ntacyo azakumarira. Uzamanuka ikuzimu ku ndiba y'urwobo, uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima. Ibintu birimo bicumuza abantu, baracumuzwa n'akamanyu k'umutsima. Abantu baracumuzwa n'akamanyu k'umutsima, abantu baracumuzwa n'ibintu bidafite umumaro, abantu baracumuzwa n'ibintu biri aho gusa. Ibirimo biragucumuza ntabwo byagakwiye kuba bigucumuza. Ni ukuri, hari ibintu bitagakwiye kuba bigucumuza, hari ibintu bitagakwiye kuba bigucumuza. Kandi uri umukristo, witwa ngo wamenye Kristo, witwa ngo urasenga, witwa ngo ubana n'Imana, hari ibintu ukwiriye kurekera abapagani. Ariko ikintu gitangaje, abantu barimo basenya bene se ntabwo ari abapagani, ntabwo ari abapagani pe. Iyo ugiye kureba abantu bashyushya inkuru n'abitwa ko basenga. Rero reka kuba nk'umunyetenayi, ahubwo uba umuntu Imana yishimira. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ngo ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka ngo akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo muntu azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ngo ibibabi byacyo ntabwo byuma. Uyu muntu icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Imana y'amahoro ibampera umugisha, Imana y'amahoro ibagirire neza. Uwiteka akomeze kubagurira imbago. Ndagira ngo mbabwire ngo dore agakiza karatwegereye cyane kurusha igihe twizereye. Agakiza karatwegereye cyane kurusha igihe twizereye. Usomye biriya byose Yesu yavuze muri Matayo 24, urasanga ari cyo gihe turimo. Byose nta na kimwe kitasohoye. Uko yabitondetse ku murongo, byose byarasohoye, kandi byose tubirimo, byose tubirimo. Imana itugirire neza. Rero umukwe ageze ku irembo, irimbishe kugira ngo uzabashe kwakira umukwe. Imana rero igumpera umugisha. Wowe utari wakora subscribe yikore, kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Reka mbabwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka, ukuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri wowe,
Uwiteka kuremera igitangaza, Uwiteka kuremera ikibemeza, kandi Uwiteka gukorere imirimo n'ibitangaza. Wewe warunkurikiye utameze neza, ndagusengeye ubuzima bwawe Imana bukoreho, bumere neza mu izina rya Yesu. Imana ikore ku buzima bwawe, Imana ikore muri bizinesi yawe, ibiteze intambwe bigende, ibiganza byawe Imana ibishyire mu mugisha, izina ryawe Imana iriho umugisha, igihugu cyose uherereyemo Imana iguha umugisha wo mu gihugu. Mbasabiye umugisha ku Mana. Reka mbabwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ikiganiro nikikuryohera ukumva uguwe neza, ugisharinge n'abandi. Imana y'amahoro iguha umugisha, ikugirire neza, kuboko kwiza kw'Imana kugumye kuboneka kuri wowe. Shalom, shalom.